se amakuru yawe hano nidusubira ku ishuri niba tuzongera kubona inshuti zacu simbizi hajye bwaratsinze cyangwa buriya vakanse abonye ko nari meze neza ariko sendure ukuntu nkeye yari hitinze umva nari nkeye hano nidusubira ku ishuri niba tuzongera kubona inshuti zacu simbizi hajye bwaratsinze cyangwa njye nagizeyo kwimuka gusa ese ko nanjye ariyo nagize ariko nta kibazo tuzahurira ku kigo kimwe n'ubundi tugomeze twigana bizaba ari byiza hari abantu nakundaga cyane uzaza bakurikiye kabisa nta kibazo tu twikomereze uri kubyumva ute cyane fresh ariko sha ko harangije amashuri nawe kandi ndabizi ko yararangije ariko inkunga bari batubwiye ngo turajya kwiga ngo hanze sinzi ukuntu byagenze ngo mu mahanga nanjye narabyumvishe ngese ko no kugenda yewe sha nizere ko n'uduceri wowe twakubuye ibihumbi 100 mfite kuri konti Jesus is Lord. Njye ari kuri konti reka nkubwire wa mwana ye nubwo ntajyayo none ahangaha mu mahanga ariko imishinga yawe ntazi ariko se uriya tugiye ku kagari tugateza akaduruvayo ntago bayaduha ako kantu yaba ari sawa ariko jya umenya ko uri umukene wa mwana umukene se mbuzi ngaho nyereka atanu aho ngaho do n'ipantaro yagacikiyeho yewe sha tugende cyo koza tugere ku kagari shamani twatembeye cyane ariko hadutandukane kuko ndi kwitegura kugenda mu gitondo ejo tuzongera tubonane tuzabonana kabisa nyine mu yindi vakansi zagaruka butaha ikibazo turi kumwe ntarebe nta kibazo bitewe umuhungu yego amakuru yawe ra neza muyo urabona ndimo kubarura abantu barangije umwaka wa 6 naba ngize amahirwe gose benda kujya mu mahanga babuze ubushobozi nubwo nimwe nabwiraga wa muhungu we gaho ukomeze umbwire vuba urashize none nta bandi waba ufite uzira barahari ahubwo reka manze muhamagara bongeyeho muzagenderere nyine aro Kamani hahandi nakubwire byaciyemo mubwire ko byaciyemo mu gihe byakunze banguka sawa nsanga ku kagari duhite tugenda kwa muyobozi ati ubundi kumwe na muyobozi banguka bwira n'abandi barangije uwa 6 sawa ubwo ngubwo kwa 5 no kwitabira ku kagari mukaza gutora iyo nkunga sawa nta kibazo mukaza muje kwiyandikira ntaribi sawa nsigaye mbona mwe mwaritsindiye mwana we ubu mugiye kwigira ku ishuri mbese ubundi wowe wageze angahe mwana uko njye nakasiriwe nagize 8 gusa 8 wonyine umuntu ngana icyo ahungu uzanasibira ahungu niba Apostle, we have this. Jesus is Lord. uzenge ntago ari ibyo ngiyemo nyandika vuba Why are you running? kubera se ikige andika vuba vuba high prince andika vuba vuba uw'inyuma yawe naze ni high prince rwose nta wundi uri hano ngaho ese kuri kunzito arangije amashuri 6 sha cyane ukubeshya Genda narangije. Genda vuba nimukaze gukina n'abayobozi. Ntabwo bizize nararangije. Ubwo n'ubwana. Ashaka gukinisha umukino wa kabiri. Ukukina nazo. Ni ntabwo ari wowe ugumye aho ngaho. Ibyo bigwari wowe urashaka kuyiharira sha. Bakazi yandi kubona urimo kabisa ntahari. Noneho nukuzaza gutora. Bashanye nta kibazo. Ya ukurikiyeho
w'inyuma mukuru muze cyane dukemure ikibazo cyawe rwose hagiye ikibazo cyawe ngo iki kimeze gute nese ikibazo si wambwiye ngo nyandika rero huwo wajya waruje gutora ndagira ngo nanjye nzaze gutora ku mutima urashize none umva nta mutima uri gutora dore cyamuze manza mva ukuntu ibintu bimeze mva ukuntu ibintu bimeze hano ngaha turimo kwandika abantu bazajya kwiga hanze bakazana amamiliyoni we none wowe tahawe urimo sata yego daga bisubiremo itahire muze tuzagutumaho ibigeni ariko ntawe ubundi wowe ni wowe ndi kubaza ahubwo hari muze nta biryo hano bihari kano kabwebwe nagashyira hasi noneho nyerero nyandikaye noneho muze ubwo mutima rwose ubwo mutima narangije no kuwusengera mujijisha nkamugapfa kumwanya muze nta kibazo kankwande uba witahira muze nakwandika nta kibazo nawe gisebe nyandike igitebe cya muzeru ese mwebwe b'inyuma nawe nababwiye ngo mutahe ngo mudatanga mugende nawe miliyoni mugende hazijyaniye ubwo byibuke nahe hajya wowe nawe waruje kwiyandikisha witwa High Prince siko ntari kukubonana naya ntabwo nawe ndimo nkubona rwose ibyo bintu se bibaho kugira ngo se oya ndimo mbere hose ikayi wenda nyuma reka njye no mu bitabo byose ndende ntabwo ndimo nkubonamo izina High Prince n'impapuro natsinze ntabwo ndimo gira neza tujye kurya izo miliyoni twenyine ntabwo ndimo nkubonamo ashwe da uko wambwira gute ko nagiye he utegereje tu kadutegereze boss mu majyepfo ngo bakohereje ku kihe kigo ese muhazi wajya ngo tujyane ese muhazi ariko mana we abantu bagira amahirwe bamwohereje kuri cya kigo bajya amafi mugiye gusubira ku ishuri muri iyi tugiye gusubirayo mani ubu niyi vakansi ukuntu iryoshye wasubira ku ishuri tugiye gusubirayo dayi none se ntabwo uzi ko ejo ari kuyifatanya hajya ubwo n'ejo ntabwo nzasubirayo iyi vakansi n'ubundi wowe urikirana ariko abashitani bimeze bitera ni sawa nta kibazo agiye kwigendera akigiye bimeze bikize ariko waratsinze igiye kujya ku ishuri naratsinze ariko mviye mwana wumve ko yandaburije tu njyewe ubu ndagiye da ntabwo nanjye watsinzwe High Prince ari kubashuka ngo mwire gusubira ku ishuri ubu wasubirayo abazana zasoze zatangiye ngo wagize ngo ni hafi hasi njye ngiye koko ashwe da naho ni rwota amasimbi hari wagatwa kuko ni kure cyane ndabasha ubwo se uzagerayo wakigumira hano ubundi kari nawe High Prince ntugashukane sibyo ahubwo nawe ugiye usubira ku ishuri uzi ibintu yankoreye nagize 50 nayo ariko umva naramubwiye ngo nandike waya ngo ujye wahira inka zanjye ibyo nibyo njye mbacaka ntabwirwa akiye umugiye naramurebeye nsanga yagize umunani urimo ko biteye n'isoni nagize umunani ntabwo najya no mu rugo High Prince aho kugira ngo ngire 50 High Prince nawe nkugarutse ugire wiyogoshesha ujye no ku ishuri rwose niba ari amataratara oya ndimo wasanga ari amatara ukuremo ndende nakubuze pepepepe nakubuze pe gira vuba vuba nashatse oya ndimo boss se kari we hanyanditse ushatse ndakubura ariko ibintu byose biri kuza bishaka kuna ibyo babindi nge nta muntu ujya ntanga wowe boss gira vuba boss waje jya yarimo ariko nyine urabona navuze ngo yitwa High Prince yahoze ambwira ngo pro High Prince boss turuca agenda avemo boss aravuze ngo nduca rwose ngo nyine ihangana ho ubu uri kubaka umuntu ubu cyari agenda unarira do naruciye nakubonye ukagira mirongo ine na batanu ndumva ariko twaravuze ko tuzafata nk'ijana wenda byaba byiza wongeyeho n'abandi bari kubura ubwo nyine ariko High Prince mu bantu ntazamubonamo ntawe uzazamo rwose umuntu ubahuka ubundi
yagakwiye kubaha umuntu uwo ari we wese. Ngo boss rwose ndaza kubatumaho n'abandi baze biyandikishe kugira tubirangize neza. Okay, noneho nari maciye kugira ngo ndebe ukuntu bimeze. Sawa rero akomeza ubugerageza. Nta kibazo boss, ugerageze kujya n'abandi. Turakomeza tu. Sawa. Turakomeza. Ibyo bintu ntabwo ari byiza mani Abakora nabakora ntabwo bari sawa mani. ndetse mani njye ndi kwihuta cyane ubwo ntahakora Nyine wamakane akanimero kawe. uhereza akanamba kanjye ubwo nyine natwe tuzajya tukuboneraho muzajya mumpamagara ndi sikuru kabisa. Ibintu byaza kugenda neza kabisa. Dore n'utwo ngutwo kabisa Noneho uzamvugisha ndi sikuru ndaza ugapasa n'aba bana noneho tuzavugana ariko wanambira nkaguherekeza ntaribi. oya nta kibazo Nanjye wenda harya veye nazamwinginga bikageraho bigakunda tukaba twanagenda tugende tunaganira n'ubundi ariko si ibyo byari byiza ariko nta kibazo mvugana nawe bapfa kukuvugisha bikamvugana nawe gatoya harya wenda na veye hayi prince nawe mani izo muzahirire gakeya muzahirire gakeya kabisa isubire ku ishuri. sawa ntaribi. Uwase witeguye gute kwimuka? Niteguye neza. Ubu se waratuye? Niteguye kujya mu mwaka wa kane. Tuzahurira ari nta kereka mbere.